hari indirimbo baririmbye. There is a song they sang. Indirimbo baririmbye ni ngo juru ngo gute. Ni ndo yihimbye. Alarme. Njye ko nayiririmba. Ntabwo ijuru ritegeka. Nitwe tuvuga isi n'ijuru bikubaha. Iriya ndirimbo ntabwo anyway. Si yanjye. Ngo ibyo muzaboha will be mwisi bizabohwa none ijuru rebwira ngo ritegeke. Kandi igezweho. And that song is very popular. Even in Kigali, I heard it in Zion too. But it didn't touch me. Will be what you bind on earth will be bound in heaven. So why are you asking heaven to bound? When we speak to the earth, it hears us. It is not heaven that commands us, it is us who command it. Maybe he talked about the realm. Ijuru gitaba isi yitaba ubutaka bwitaba imyaka. Donc nabuze connexion biblique y'iriya ndirimbo. Even in Hosea it says heaven we answer the ground we answer the sea. Okay, mukomeze muyiririmbe. Continue to sing it because I'm not the author of the song. Ariko njewe iconze. But what I know, nahawe imbaraga. I receive power. Sintegereje ko ijuru ritegeka. Njewe ndazifite the power that works in me. Within me, izo mbaraga zindimo nizo nkoresha. Petero yabwiye cya kirema ngo gira gute hago ntiyabwiye ijuru ngo wajuruwe, no, yaravuze ngo haguruka mu izina. I don't wait for heaven. Hallelujah. Hallelujah. I don't wait for heaven to command. Peter told the lame person to get up. He didn't pray for heaven to intervene. Elijah said, ijuru ndirizongera kugwisha imvura keretse nongeye kuvuga. Heaven will not rain, will not bring down rain unless I speak. Dr. Sam. Dr. Sam. Ngo nukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nguko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ephesians 3:20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Imana yawe ibasha gukora ibiruta cyane ibyo usaba, ibiruta cyane ibyo wibwira byose. Ngo kuko imbaraga zayo ziri muri wowe, izo mbaraga zigiye kuzagaragara muri wowe, ubashe kubona ibirenze ibyo usaba, ibirenze ibyo wifuza muri uyu mwaka. Niba turi kumva ngo amen. God is going to do beyond what you ask, beyond what you desire, through the power of God that is working in you. Hari imbaraga z'Imana zagukoreramo nawe utaruzi ko ufite. There is power that is going to work in you that you were not aware of. Igihe Imana natangiye kubona ko shobora kuba nimo kadose gato k'imbaraga z'Imana. The first time I saw that I had a small dose of the power of God. Hari umuntu twasengeye twarimo dusengera ukuboko kwari guhetamye cyangwa se kumugaye. We prayed for someone who had a curved hand. Igihe kimwe. There was a time. Noneho turimo dusenga. As we were praying, ntabwo nari nzi ko izo mbaraga zihaba. I was not aware that I had that power. Ko zihaba ariko numva ari iz'ababonke. I knew that the power existed maybe with the bonkers. The T.L. Osborne or the white evangelists. This was a young woman. And I told her to stretch her hand. And she screamed. She screamed loud. And as she screamed, her hand straightened up.
I did not use any effort. ariko byamvuyemo. But it came from me. Bivuga ngo uri mu imbaraga z'Imana. That means you have the power of God Izo in you. mbaraga zikurimo. That power is in you. Ntabwo tubizi. We don't know it. Ariko muri uyu mwaka But in this year, uzazibona zikora mu you buzima will bwawe. see it work in your life. Uzazibona zikora mu rugo You will rwawe. see it work in your family. Uzazibona zikora mu kazi You will kawe. see it work in your job. Ngo ibasha gukora. The one who is able to do. Ibasha gukora. The one who is able to do. Ibiruta cyane ibyo dusaba. Above what we ask. Ndetse ibiruta cyane ibyo twibwira. Even what we think. Ngo nguko imbaraga According to the power zayo ziri that works. zigira zite zidukoreramo. That works in us. Imbaraga z'Imana ntizikorera mu kirere, zikorera muri twe. So the power of God does not operate in the atmosphere, it works in us. The power that works in us, within us. Donc ziturimo twebwe. Imbaraga ziri muri twebwe. Donc iyo igiye gukora, when he's going to work, ntiza nizo mu ijuru, ikora kuri zijya zikurimo. He doesn't work with the power that is in heaven. He works with the power that is in you. Kubera iki yazidushizemo? Why did he place the power in Nuko us? duhura n'ibibazo. It is because we face challenges. Kugira ngo banze kwitabaza mu ijuru izamanuke kandi yaraziguhaye, ni wewe hari ibyo dutabaza bitagomba kuko ziturimo. Bwira iyo mibereho ngo hagarara, ceceka, tuza, genda, zikurimo. Hallelujah. Instead of calling from the power of heaven, use the power that is in you to shut all the challenges and the battles you are facing. Hari indirimbo baririmbye. There is a song they sang. Yandimo baririmbye ni ngo juru ngo grete. Ni ndo yihimbye. Alarme. The song is saying, it says heaven command, no. But I will not use those lyrics. Ntabwo ijuru ritegeka. Heaven should not command. Nitwe tuvuga isi n'ijuru bikubaha. Iriya ndirimbo ntabwo anyway. Si yanje. We speak and then heaven and earth will be mu isi bizabohwa none ijuru rebwira ngo ritegeke. What you bind on earth will be bound in heaven. So why are you asking heaven to bound? When we speak to heaven, it hears us. When we speak to the earth, it hears us. It is not heaven that commands us, it is us who command it. And that song is very popular. Even in Kigali, I heard it in Zion too. But it didn't touch me. Do you know why it didn't touch me? Because it is not heaven that commands. I received power. I have keys to close on earth, and it shuts in heaven. To open on earth and to open heaven. The Bible says in Deuteronomy, all heavens here. I think chapter 32. It's chapter 32. Heaven hear and earth listen to me. Except if you try to compare heaven with Jesus. But the metaphor is not accurate. Because Jesus is above heaven and earth. Maybe he talked about the realm. Ijuru ryitaba isi yitaba ubutaka bwitaba imyaka. Donc nabuze connection biblique y'iriya ndirimbo. Even in Hosea it says heaven we answer the ground we answer the sea. Okay, mukomeze muyiririmbe. Continue to sing it because I'm not the author of the song. Ariko njewe icyonze. But what I know, I receive power. Sintegereje ko ijuru ritegeka. Njewe ndazifite the power that works in me. Within me, izo mbaraga zindimo nizo nkoresha. Petero yabwiye cya kirema ngo gira gute hago ntiyabwiye ijuru ngo wajuruwe, no, yaravuze ngo haguruka mu izina. I don't wait for heaven. Hallelujah. Hallelujah. I don't wait for heaven to command. Peter told the lame person to get up. He didn't pray for heaven to intervene. Elijah said, ijuru ndirizongera kugwisha imvura keretse nongeye kuvuga. Heaven will not rain
will not bring down rain unless I speak. Praise the Lord. This year, if you draw near to God, you will find out how much power works in you, and it is great power. tuzategereza gutabaza pasiteri umuhuruza ngo aviyare gukora no muri wowe harimo izo mbaraga uzahamagara Imana yumve kandi ikora ibitangaza izo mbaraga ziri muri wowe. You will not wait for the pastor to come and pray for you. You will call upon the power that is in you, and it will manifest. Nibyo. Is that so? Ese nuhamagara ijuru ntigitaba bizagenda gute? Uzabahamagara ijuru ntigitaba abahanuzi ba Bali ngo biriwe umunsi wose bahamagara biranga, ariko Eliya we iminota mike umuriro wari wamanutse. The people who called upon heaven and it didn't respond are the prophets of Baal. But Elijah prayed for just a few seconds and the fire came down. Number one, nibyo nababwiye kizaba. The first thing n'imbaraga z'Imana is the power of God. Hazaba manifestation y'imbaraga z'Imana muri uyu mwaka zitangaje. There will be great manifestation of the power of God this year. Zizigaragaza gute? How will it manifest? Mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buzamamara cyane kuko ari imbaraga y'Imana ihesha ukizwa wese agakiza uhereye ku Muyuda no ku Mugiriki. Abaroma 1:16. The good news will spread in Romans 1:16. It says that the power, the gospel. I am not ashamed. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. It is the power of God. N'imbaraga z'Imana. Ubutumwa bwiza n'imbaraga z'Imana. Kuko imbaraga z'Imana zizimanifesta ku isi ikimenyetso kizagaragaza ko zihari ni ubutumwa bwiza buzavugwa n'abantu bazakizwa. The sign that the power of God is manifested on the earth is that the gospel will be preached and many people will come to Christ. Icyakabiri ni imbaraga zizigaragaza muri twebwe bubaha Imana zizakora tuzategeka bibe duhamagare byitabe tuvuge bikore. The second thing is the power of God that works in the ones who fear God. We are going to command and things are going to come to pass. Icyagatatu ni impano z'umwuka wera zizigaragaza mubera mu guteza imbere ubwami bw'Imana. The third thing are the spiritual gifts that will be manifested to advance the kingdom of God. Impano The spiritual gifts. z'umwuka wera Spiritual gifts. zizigaragaza cyane mubera kugira ngo bateze ubwami bw'Imana imbere. They will be manifested through the saints to demonstrate God's power and advance His kingdom. Hari ukuntu impano z'Imana zizaka muri twebwe. Hari abafite impano z'Imana zitwikiriye zikingiranye zidakora. Impano zanyu zigiye kubyuka muri uyu mwaka. Nizari zarasinziriye zigiye kongera kubyuka. There are people who have gifts that are dormant inside of them. Those that are dormant are going to be awakened this year. Ibitangaza n'ibimenyetso bizakorwa. Miracles and wonders will be done. Byahoraga bikorwa. They were taking place. Ariko uyu mwaka ufite umwihariko mu bihugu bitandukanye. Ntabwo ari Amerika gusa, mu bihugu by'Abarabu, mu bihugu by'Abisilamu, mu bihugu byinshi imbaraga z'Imana zigiye kugaragara. Bafite impano z'Imana zigiye gukora ibitangaza bigiye gukorwa, abantu bazabona ukuboko kw'Imana gukora muri bo. Miracles and wonders were happening, but they are going to happen at a greater rate, especially in other countries, not just in America, in countries, Muslim countries and other countries. Imana izafatanya n'abantu gukora ibitangaza, izakora n'abantu. God will work hand in hand with people to do miracles. Abaheburayo 2:4 ngo Imana ifatanije nabo. Imana ishimwe cyane. Ngo ifatanije nabo guhamya, ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Hebrews 2:4, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to His own will. Donc izafatanya n'abantu mu guhamya, izahamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye. Donc y'uburyo bwinshi. Impano z'umwuka wera zizagaragara mu bantu nk'uko zagabwe uko Imana ibishaka. God will work with people
to bear witness with signs and wonders and various miracles. Mu bihugu bimwe bimwe mu bantu bamwe tuzabona ibyabaye muri Paul muri Efeso byakozwe n'intumwa 19 ku murongo waho wa 11 na 12 ngo Imana yakoresheje intumwa Paul bitangaza bihanitse cyane kugeza ubwo abantu bafataga imyambaro bayikoza kuri Paul abarwayi bagakira. Imana izongera kandi ikoresha abantu ibyo bitangaza muri uyu mwaka. Turabyizeye ko ijuru rigiye kumanuka n'isi bigiye guhura hanyuma koko kw'Imana kugakora. In some places and with some people, God will use them like he used Paul in Acts 19:11-12, where he did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured and evil spirits left them. Amen. Amen. Muri gitondo nugera mu rugo niba ufite umuntu wawe urwaye turasengana nawe ugende umukoreho. Niba hari wasize ufite umugore wawe yasigaye cyangwa umugabo atabyara ugende ukore ku ndaye. Donc ubyizere kuko imbaraga turi buvana ahangaho ugende uzikoreshe ukora ahantu uzikoresha ahantu. Turareba Imana iratangira gukora ntabwo ari ejo iratangira yatangiye uyu munsi ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere 2026 witegure ko Imana igiye gukoresha amaboko yawe. Hallelujah. Woo! So starting today, if you have someone who is sick, we are going to pray and you're going to lay hands on them. We are not going to wait for tomorrow or another day. God's power is starting to work today. Hari ukuntu Imana iri bubikwereke. God is going to show it to you somehow. Hari ukuntu ishobora kugushira mu gasituation kagoye. He can put you in a difficult situation kugira gusa ngo ukoreshe authority kurimo. To use the authority that is in you. Nubikoresha Imana yakora ibikomeye. If you use it, God will do great things. Tumupepeye Bwana. Give him glory. Tuhe Yesu icyubahiro. Give Jesus glory. Icyakane muri izi mbaraga z'Imana ngo abantu bazabona gukomera k'Uwiteka. Number 4, people will see the greatness of the Lord. Abantu bazabona gukomera k'Uwiteka. People will see the greatness of the Lord. Abari hirya no hino bazabibona kandi bazabivuga. People from different places will see Uzi it. impamvu tuzabona gukomera k'Uwiteka nuko hari ibibazo byinshi bigiye kuza biri imbere. Rero tuzabona gukomera k'Uwiteka. The reason we are going to see his greatness is because of the challenges that are going to come in this year. Yego muri uyu mwaka hazaba mu challenges amwe atunguranye mu bihugu bimwe atunguranye hirya no hino ariko abantu bazabana gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana. In this year, there are going to be challenges in different countries, but people will see the power and the greatness of God. Uriteguye nawe kuzazivuga izo mbaraga kuko wenda uzazibona uzazivuga kandi uzazereka abandi wewe zikurimo uzazikoresha izo mbaraga. Hallelujah. You must be ready to use it and to also show it to other people because it resides in you. Aho niho tuzabonera uburyo tuvuga ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cyawe no gukomera kwayo mu bantu. This is how we are going to talk about his greatness and his glory among people. Tuzavuga nk'umwanditsi wa Zaburi y'Ijana umurongo wa 3 na 6 ngo Uwiteka arakomeye n'uwo gushimwa cyane gukomera ko ndi kurondoreka abigihe bazashima bikindi gihe imirimo yawe bababwira iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba nanjye nzavuga gukomera kwawe. Witeguye kuvuga gukomera k'Uwiteka? Hallelujah. Woo. Psalm 145:3-6. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty and your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. Are you ready to declare his greatness? Are you ready to declare his greatness? Urabyiteguye kuzavuga gukomera kwayo? Are you ready to do so? Icyagatanu abantu benshi bazitaba umuhamagaro w'Imana. Nabonye abantu benshi binjira mu muhamagaro. Abantu binjira mu muhamagaro birengagije imirimo bakora, birengagije amatitre bafite, birengagije amapozisiyo babamo, birengagije stati bafite. Abantu bazinjira mu muhamagaro babe nka ba Petero bavuga ubutumwa. Benshi bazareka inshundura zabo baje kuvuga Yesu. Donc hari umuhamagaro, abantu bazinjira mu muhamagaro muri uyu mwaka. Hallelujah. Jesus. Many people will respond to God's calling regardless of their jobs. They are going to leave their nets behind like Peter and enter the calling full time to preach the gospel.
bazavuga ubutumwa aho bakorera. They will preach where they work. Bazavuga ubutumwa mu mazu yabo. They will preach in their houses. Bazavuga ubutumwa aho bigishiriza. They will preach in the school where they bazavuga teach. ubutumwa aho bakorera imirimo. They will preach at their work of ntibisaba ko umuntu employment. azaba pasiteri no ijambo ry'Imana rizakuzamo ubwire abantu uzaba umeze nka Mose. You won't have to be a pastor to be able to preach. The word of the Lord will come upon you and you will speak like Amos. Muri Israeli habaga abana b'abahanuzi muranyumva bwoko bw'Imana. In Israel there were sons of prophets. Abarimo munkurikira muranyumva. Do you hear me? Hari amashuri y'abahanuzi. There were schools of prophets. Ayo mashuri yarasizwe na Samweli. Those were established by Samuel. Eliya arakomeza. Elijah continued Elisha them. yakomeza. Elisha continued them. Igihe cha Dawudi arakomeza. David continued them. Kuko Dawudi nawe yarafite abana b'abahanuzi. Because David has sons of prophets. Dawudi yari umukuru niwe wari president w'abahanuzi mu gihe. David was the president of the prophets. Ariko ko abami bagiye basimburana. But as kings passed over, abahanuzi bagiye bavaho. the prophets started to Imana itangira go gukora away. mu bundi buryo. And God started to work in other Amos yari ways. umuhinzi. Amos was a farmer. Kandi yari umworozi. And he was a farmer. Ariko gasoza aragiye. When he was on the Ijwi ry'Imana rimuzaho. word of the Lord came upon him. Atangira guhanurira Israeli. And he started to prophesy to Baramuga Israel. ati we They say, listen, ko tutakuzi muri liste we y'abahanuzi. don't know you among the prophets. Aravuga ngo Imana yansanze ndagiye. He said, God found me behind my Ndimo throne. mpinga imitini. When I was cultivating Urumva palm Imana izabasanga trees. kuri marketplace hariya mukorera mutangire kuvuga nka Mose mutangire kubwiriza nka Mose mutangire kuzana abantu nka Mose benshi muzinjira mu muhamagaro kandi umuhamagaro ntuzahagarika ibindi murimo muzavuga muzakora